Muraho neza, nitwa Antoine, mperereye Tanzania, nkunda ibiganiro byanyu, namaze igihe kirekire mbumva numva mugira abantu inama, ndifuza ko nanjye mungira inama. Maze imyaka 2 nubatse urugo, nashatse umugore, dukoze ubukwe, igihe cy'ubukwe twahawe impano nyinshi kandi zitandukanye, abadushyingiye bageze nimugoroba barataha, dukuramo imyambaro y'ubukwe, tugera mu cyiciro cyo gufungura amakado twahawe. Mu makado twahawe hari impano umugore wanjye yari yahawe, ariko iyo mpano ntabwo yemeye ko tuyifungurana, yarambwiye ngo tuzayifungura tumaze kuruhuka. Ntabwo byatinze naramworoheye kubera ko twari tukiri abageni, nanga kumushyiraho pressure, numva ko n'umunaniro w'ubukwe wabaye muremure, bituma ntavuga amagambo menshi. Hashize icyumweru turangije kumenyerana, yapfunduye ya mpano, ariko njye ntabwo nari mpari, nari mperekeje abashyitsi, nsanga ya mpano yayifunguye, ariko ntabwo yigeze anyemerera ko iyo mpano yafunguye ubwoko bwayo. Yarambwiye ngo mu mibereho ye yakuze akunda ipusi, ari mu rugo iwabo borora ipusi, biba ngombwa ko iyo pusi azagendana nayo kubera urukundo yayikundaga. Gusa njyewe mu mabyiruka yanjye, mu busore bwanjye bwose, numvaga ntakunda ipusi, ariko nakundaga utubeba twa kizungu. Igihe cyaje kugera nkumva njye muri njye ntabwo nkunda ipusi, ariko kubera ko icyo umugore yashakaga byari nk'itegeko kuri njyewe, narabyubahirije ndanabikunda, ndamwemerera. Tumaze ukwezi atangira kumbwira yuko iriya pusi yazanye irya saa 6 z'ijoro. Arambwira ati rero uzajya wihangana, nujya wumva mbyutse saa 6 z'ijoro ntukankurikirane, kuko mba ngiye kugaburira iriya pusi, kandi nizo saa zonyine irira. Ku ijoro rya mbere narabyihanganiye, ku ijoro rya kabiri ndabyihanganira, biba akamenyero mu rugo rwanjye. Gusa iyo pusi nubwo narebaga, numvaga muri njye ngize ikintu cy'icyuba, nkumva uruhu runyurusutseho, ariko simbashe kuvuga. Mu gihe cyo namaranye n'umugore wanjye turi kumwe, nagiye kubona mbona umugore wanjye turyamye, nsanga niyo pusi yaje ku buriri bwacu. Ntabwo nabashije kuvuga, ahubwo umugore yageze arayisohora arayitwara. Mu magambo make ntabwo nabashije kwakira neza ko ari ipusi koko, ariko bitewe n'uko amarangamutima yanjye atakundaga ipusi, nize kubyakira. Hashize igihe numva ko uwo mugore ngomba kumutera inda nk'umuntu tuzabyarana. Imyaka 2 ishize, umwaka wa 3 uragera, uwa 4 uraza, umwaka wa 5 nkajya nifuza ko umugore wanjye tumenya impamvu nyirizina ituma tutabyara, ariko yari yarampishe ko yagiye muri onapo ntabizi. Igihe cyaragiye, numva nyine ntabwo bisanzwe kuba umugore yanga ko tujya kwipimisha, kandi abona ikibazo dufite cy'uko tutabyara. Nabimuganirizaho akavuga ngo twihangane, tutegereze twihanganye. Si uko nari mbabaye umwana njyenyine, ahubwo ni uko umugore wanjye yari yarakoze ayo mahano ntabizi. Igihe cyaje kugera, umunsi umwe umugore wanjye adahari, yagiye mu kazi, asiga nkingiranye mu cyumba ndyamye. Ntabwo byoroshye kubabwira iyi nkuru yanjye, ariko iraremereye mubyumve, namwe mungire inama. Ntacyo nari mfite cyo gukora, narabyutse mu gitondo, niyumvamo ko ngomba kujya gukora dushe. Byari bisanzwe ko mu rugo iwanjye ngera muri dushe ngasanga amazi arimo. Nasohotse gake gake njya muri dushe, ariko ntabwo byabaye ngombwa ko mpagera. Nabaye nkishyitse ibirenge byanjye imbere ya dushe, mbona amazi ari gutemba, ameze nk'aho hari umuntu uri gukaraba. Numvise ngize amakenga, kuko madamu yari yagiye mu kazi, ari njye njyenyine uri mu rugo, kandi nta n'umuntu n'umwe twabanaga wundi nawe. Nararungurutse, bya bindi by'amatsiko y'abantu basigaye mu rugo bonyine ubwabo. Ndebye mbona ni amaguru y'umuntu, ariko kuvuga birananira. Kumubaza ngo yewe muntu, ntabwo nabashije kubishobora, namwe murabyumva, kandi ntabwo biba byoroshye. Byabaye ngombwa ko ntuzamo gake ngo ndebe uri busohoke.
yasohotse ageze mu muryango mbona umugabo, ariko ngiye kubona mbona ahindutse yapusi. Sinatindiwe nuko no kumva ko ibyo bintu bishobora kubaho, nahise ntekereza ko n'abandi kurota, ariko mpinduka ikinya sinabasha kuvuga. Numva sindi buhamagare madamu kuri telefone ngo mubwire ibyabaye. Ya pusi yasubiye mu mwanya wayo aho yari isanzwe ihagarara. Ku mugoroba madamu atashye ndamubwira ariko hari ibintu bidasanzwe nabonye hano, ariko imbaraga zo kubivuga zarananiye. Numva kwiyakira biranze. Bantu banjye ndabinginze mungire inama y'icyo nakora kandi cy'ingenzi. Naje kuryama nk'ibisanzwe na madamu wanjye, mw'ijwi rituje nagiye kubona mbona ya pusi yaje na madamu, arambwira ngo ntabwo bigishobotse kuba muri iyi nzu, tekereza ahantu ushobora kujya. Numva ndikanze, numva biranyobeye, ariko ya pusi burya ntabwo yari pusi ya nyayo, yari undi mugabo yazanye muri kado, wateganyaga ko bazabana muri iyo nzu yanjye no mu bintu byanjye, ariko ukuri kose arakumpisha. Amarangamutima yanjye numvaga ko nkunda umugore wanjye ku buryo ntamujya kure, kandi nanone nkumva nkunze umutungo nari mfite, ariko umunsi wa none ndagira ngo mungire inama. Ndumva nabuze icyo gukora. Umugore ambwira ko yoroye pusi, kandi pusi ni umugabo we, kuko arambwira ngo ntabwo bishobotse ko nguma muri iyi nzu, nimba ntekerezana no kuba najya. None bantu banjye mungire inama, mve muri iyi nzu ngende nkora iki? Mbatezeho amakiriro y'ubuzima bwanjye, n'abakurikira ibiganiro byanyu nabo ntibareke kuba bagira inama bangira. Murakoze neza. Nyuma rero nguhaye ikaze wowe wakoze subscribe ku ba Kingdom, nawe witeguye kuyikora kubera urukundo udukunze. Muri studio ntago ndi jyenyine, ndi kumwe na muri kumwe na Zero to Hero afatanyije na A to Z. Ndabasuje nanjye. Umeze neza? Meze neza, ndakomeye nta kibazo. Urakunditse kabisa. Imana ishimwe. Igikundiro kindiho n'amavuta. Maramonoki rero. Urakunditse. Niba nkunditse n'igikundiro kindiho cyane. Umeze neza? Meze neza, ndashima Imana, ndakeye mu mutima. Nanjye nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, mu nama z'uyu munsi, mu rugo rw'amahoro uyu munsi. Urakoze cyane Bigwi. Hanyuma duhaye ikaze iyi nyandiko y'umuntu witwa Antoine umaze kuvugana natwe uri Tanzania. Ngira ngo mwabyumvise amagambo yavuze Bigwi. Amagambo yavuze yaduhaye mu magambo, ariko twebwe twari dufite kuyahindura mu majwi kugira ngo byihute ndetse binorohera bumva. Kuri uyu muntu wumva bimworohera kuruta gusoma. Rero mudufashe tumugire inama. Uyu mugabo muri makeya ngo bimeze bite? Umugore we yoroye ipusi. Yayizanye azi ko ari ipusi. Yizaniye umugore, bamuha impano, azana kado. Yizaniye umugore azana impano. Mu mpano yazanye iriya mpano, ariko bari hari umuntu. Urabona hari impano nta muntu wayimuhaye. Yarayipfunyikiye ayiha umuntu, avuga ati rero nitugera mu gihe cyo gutanga impano iyi kado uze kuyinzanira, turya n'agafoto kabisa. Noneho rero ariko iyo mpano mwumvishe rwose impano yizaniye, igihe mpamya ko yayizaniye, akaba yaranze no kuyifungurana n'umugabo. Yego. Iyo mpano yari irimo akanyahuku. Agapusi. Ni inyahuku se. Hari aho bayita ipusi, hari aho bayita inyahuku. Yego. Hari aho bayita isuba, harahandira. Ni ipusi muntu. Inyahuku cyangwa ipusi. Akajangwe. Injangwe, ipusi, inyahuku. Akajangwe muntu. Ako kajangwe rero yazanye muntu ze mu ikarito. Burya kari akajangwe gahagaze, ariko ryasanga ni umusore wigeze ajuka arabutaka kabisa. Umusore waryaga saa sita z'ijoro gusa. Saa sita z'ijoro zonyine. Umuntu ugiye yaryaga ibiribwa. Yaryaga ibiribwa. Ndakongoreye.
Nesha ntabwo icyo ntabwo yaryaga ibiribwa. Yaryaga abantu bose baryamye ziriya sahani nizo nziza zo gutera intuzi. Umugabo akaba amaze gushyirwayo atangiye kurota. Umugore akabyuka akajya kugaburira akajambo cyane rwose. saa sita z'ijoro. Mbega isezerano. Nyuma yo kujya kugaburira ako kajambo akikoza muri dushe cyane akoga akiva kugaburira ako kajambo. None umugabo yaje kuvumbura yuko ka kajambwe kabaga mu rugo rwe atakundaga, ahubwo ni iki, harimo umusore mwiza w'injege atanakigezaho tu cyane, umusore umufasha kubaka urugo. Yego, umusore wibereye aho ngaho, ahubwo none atangiye no kumusohora mu rugo ati ntabwo ukemerewe kuba muri iyi nzu, shaka ahantu ugira gute ujya, ibi turimo ni mu rugo rwanjye, kandi umusore niwe wagiye guka umukobwa araza, n'inzu n'iy'umusore. None yavuze ngo ko nta mwana twigeze tubyarana, mungire inama kadafata uyu mugore ngo ipusi idafata uyu mugore ngo imutware, ahubwo se ipusi se oya, ahubwo umugore yizaniye impano y'ipusi kandi iyo pusi ikaba yihindura umusore. None uyu musore katamutwara, kandi uyu mugore nkamuga ngo dukore divorce, nkaba mubwira ngo navane no pusi hano, akambwira ngo turakora divorce, aho kugira ngo ino pusi ive hano turakora divorce. None baramufashe baramwirukana, bamwirukana hehe? Mu cyumba. Mo baramwirukana mu cyumba cye. Ese buriya no mu nzu no mu nzu baramwirukanye. None ngo tumugire inama, ese mugire inama, tugiye kubivugaho, ariko nawe twandikiye muri comment ngo tugire inama, dufashe kumugira inama pe. Nge inama namugira, azacunga umugore adarafate icumu yicira pusi. Uzi yuko wasanga uriya musore, reka uriya musore, uzi ko uriya musore atari ikiremwa muntu ukiri aho ngaho, afite izindi mbaraga ziri satanike. Afite izindi mbaraga ziri satanike. Ariko ashari ukuntu buriya kera hari ahantu yigeze gutera ingona, iza ari ingona, barayikurikira mpaka igeze ku mazi. Nyine urabizi ko ingona igikurura umuntu ikaba yamucamo kabiri. Oye, ikaba ahubwo iramukurura, ni igikoko icyo ari cyo cyose yagikurura ikakica. Noneho iyo ngona bayikubise icumu bayishe umuntu wari ahantu, avuze ngo ati mureke kunyica, mureke kunyica, ati mumbabarire. Ya ngona ipfuye na wa muntu ahari abaraguye yarapfuye. Cyane cyane ko yarimo gutakamba atabaza abatari kumwumva. Yanatabazaga abantu bakabona nta kintu cyari kuba, bakabona ni muzima, ariko aho ya ngona iri bari kuyikubita, uko bayikubita isamba nawe niko yagendaga asamba. Ubwo nuko ngo nawe azi. Nanjye izo nkuru ndazizi, yari inzoka. Oya, harangiye hari aho nzi hari ingona. N'uyu nguyu rero ashobora gufata rwose icumu rye cyane, reka agapusi irimo no kukareba n'abantu ufata n'inkoni ukajanjagura umutwe. Usibye yuko ipusi buriya iramutse, usibye yuko ipusi iramutse uyikubise ikagucika, uyitunguye ukayihusha, yahita kwica cyane rwose. N'ubusanzwe ipusi n'ubwoko bubi, uyikubise ukayihusha, my friend, regura n'umwana w'ingwe, ariko aba umwana w'inturo, ni umwana w'ingwe, ni umwana w'ingwe ubyara inturo. Noneho wari uzi yuko iriya injangwe ahantu hose buriya niyo wakinga itabura ntabwo bijya byanga, ahantu hose irahari, ahantu hose irahanyuze. Noneho ribaze agiye kwikubita akayihusha, yahita imwica cyane rwose. iriya injangwe ifite izindi mbaraga. Niba injangwe iri aho ngaho ishobora kwihindura umuntu, ikihindura inyamaswa cyane, gutyo uko byana kose uwo muntu afite imbaraga. Hari izindi mbaraga ziri satanike aba afite cyane rwose. None se uyu musore, uyu mugabo asohoke mu rugo, aho kugira ngo asohoke muri uru rugo yararukobokeye, nacunga uyu mugore adahari, iyi pusi kubera ko ihagarara ahantu hamwe, afata inkota ashirika ubwoba, ayitere mu cyico. Gashobora kuyitera mu cyico agasanga ari we wayiteye. Oya, ntabwo ari uzaba wayiteye, azayitera mu cyico, kandi ngenda byizeye ko azayica. Abantu mudukurikiye mutubwire none wazayica. Ibi bintu biragoye, ashobora kuzayikubita inkota ugasanga niwe wiyisha. Oya, abantu mudukurikire mucura urubanza,
azayitere cyangwa azabireke. Njye ndumva yafata inkota akayigira. Ntabwo ariko mbyumva. Niba akiri muzima gikunze amagara ye, nasohoka agenda, niyigendere basi bazamushinje guturuka. uzi gukwa, wibuke ariko uzi gukwa umugeni bakazana intwererano n'ibishingizwa n'amakado bakumva ngo mwatandukanye. Uzi ko ibintu urimo kuvuga, ahubwo uzafata iyo pusi kubita uyitunguye kandi zapfa. Reka byo nkubwire rero, wari uzi yuko iyo agize ikintu agambirira gukora, ariko se wamugana byanga, yavuze ko yagiye muri dushe agambiriye kumubwira ajya arareba, ajya muri dushe abona harimo umuntu, abona ibirenge by'umuntu, arakomeza aracunga, avuyemo abona n'umuntu, yihinduye ipusi. Ya pusi iragaruka yihagarara, noneho kugira icyo avuga biranga. Noneho wa mukobwa ahaziye ahubwo ati ariko hari ibintu abonye bidasanzwe, kubimusobanura biranga. Uribwira yuko yagambiriye kujya kwica iyo pusi, ibyo byakunda? Ibyo bintu biragoye. Icyo agambiriye cyerekeranye nayo kuyivugaho biranga. None icyo yagambira kubikoraho bizakunda? aho wa mugani nasohoke yigendere. Wasanga n'uyu mugore nubwo azi ko aba aryamanye nawe ari umugore, wasanga n'umugore nawe atari umugore, nawe akihindura mu zindi mbaraga. N'uwo mugore ashobora kuba abana nawe, ashobora kuba atari umugore, ashobora kuba atari umuntu ugenda, human being, birashoboka. Ubwo rero inama wayumvishe Antoine we, ni ukuri pe. kandi abantu ba Tanzania, wibuke yuko aba bantu, uyu no muntu Antoine ari umutanzania, ariko se kuki atitwa Anthony? Kuki yitwa Antoine? Kandi muri Tanzania nta gifaransa gikoreshwayo. Oya, ariko biterwa, hari ukuntu umwana avuka, wasanga yaraturutse n'ahandi. ushobora no gusanga ari n'umurundi waturutse, yaraturutse mu Burundi akajya kwiturira muri Tanzania. Ariko ikigaragara n'uwo mugore muri kumwe, please, ashobora kuba yihindura izindi ese umuntu udatinya kujya kugaburira ipusi saa sita z'ijoro, umuntu ubyuka adafite ubwoba yuko ashobora kubyuka ukamubyuka inyuma ukajya kureba ibyo akora. Ahubwo burya ku munsi w'ubukwe uyu mugabo baramuhuritse, kwa kundi umukobwa aza gusasa yabanje guhurika umugabo cyane rwose. Buriya ese ubundi umugabo igihe abereye kuki atigeze abyuka nawe ngo amubyuke inyuma? None se urumva ubwo bwenge ari kubugira kandi baramuhuritse? Ntabwo yabugira uko atabasha kuvuga. Abonye injangwe yihindura umuntu cyangwa umuntu yihindura injangwe cyane, ni nako atabasha kugira imbaraga zo gukurikira umugore ngo ajye kureba ibyo akora muri iryo joro. Kandi ashobora kuba agenda akabanza agatanga keya zihagije. ese umuntu umara kukwigabura akajya gukora dushe, ubwo urumva habaye ikira. Rero njye nakubwiye ngo ikiza ni uko rwa rugo yarusohokamo akigendera, agacunga ubuzima bwe, ibindi akabyihorera. Ibyo binyabuzima atunze mu nzu y'isabana. Abantu rero mudukurikiye, ibi biremwa uyu mugabo yifitiye muri iyi nzu ye, mutwandikire muri comment mutubwire ati nyamara turumva yabigenza gutya. Mutubwire pe, icyo kirahagije. Twandikire muri comment mutubwire aba bantu babyitwaremo gute. Yego, yaba uyu Antoine abigenza ate? Ese akomeza abana n'umugore, abane n'izi mbaraga? Uyu mugore babana ntari kubyara, icyo ni icyambere ntari kubyara. Yego, yanze ko babyarana, kandi akomeza guha keya yapusi. Kandi injangwe ikomeje kuba mu rugo, kandi ya njangwe yanze kuyikura mu rugo cyane, yamubwiye ko ayikunda. Ati jewe kuva kera n'iwacu turazoroye. Jewe ntabwo nari gusiga injangwe yanjye ndayikunda. Ariko undi nawe yakundaga imbeba zasumbira igihe. Umugabo yakundaga imbeba zasumbira igihe. Imbeba, injangwe ikimara kugera mu rugo, imbeba zari gukomeza kuhaba. Oya, imbeba zitazijyana uko byenda kose, imbeba zarahavuye kugira ngo injangwe itazagera gute, azisanzura mu biribwa. Ariko uzi ibyo bintu, ibi bintu bifite na meaning. Ubundi iyo umugore ageze mu buzima bwawe, ibyo ukunda bigukuramo ugakunda ibyo akunda, utabikemera kubikunda. Kwifuza ko umugore ariko kurangirira ku mugabo, kwifuza ko umugore kurangirira ku mugabo. Hanyuma rero abantu mukurikira urugo rw'amahoro, turabakunda, ariko na comment zanyu zirakenewe kugira ngo tubashe kubana mu rugo rw'amahoro, twidagadura, bucura n'imfura. Turabakunda.
mwese mudusureke cyane, muduhe like, muduhe comment. Aba bantu baba batugisha inama baba bakeneye inama zanyu. Kandi ibi ntureba ibi ngibi ni ibintu dushobora gukeka ko ari ibya Antoine, bikaba ari bikora hari n'ahandi hantu henshi hatandukanye. Rero mugire inama abo bantu bakurikira, hasigaye twokomeze twubake umuryango muzima mu rugo rw'amahoro. Abantu mwese mukunda urugo rw'amahoro, muhaba mukanahatinda, turabashimiye, Imana ibamugisha.